urugo twagize abazamu benshi ariko iwe n'ibibazo. Urugo twagize abazamu benshi ariko iwe n'ibibazo. Ariko se ubwo ngo guze ngira ngo narwana nawe. Kuko amategeko ufite muri uru rugo nubwo wikanga ngo ni boss ariko ni muri umunawe. Chef, nawe nzamutse. Murazamutse. Nawe nzamutse kabisa. Ni byiza. Ndimo hano reka natunganye neza. Okay. Ndabona kaba gakunze. Hanyuma muzadusurize nabo muvugo. Oya tuzabasuhuza nta kibazo. Ndimo basuhuza mubabwire yuko ewana tuba kumbembere. Tuzasuhuza kabisa. Naho ubundi ewana turi kumwe nta kibazo. Ariko gato tutaragenda. Nakana nagira ngo dupange. Nabonye uwo mutaramu. Yanare biryanjye. Ariko ikintu cyose nibanga. Ukamenya ubwenge ukavuga uti byanze bikunze. Ikintu ngomba kukigiramo gahunda. Niyo mpamvu rero nanjye nshaka kubitsira ibanga. Uriya muhungu rero ubona uriya rero umwana umuntu w'umugabo iyo ugize igitekerezo ugomba kugisangiza undi mugenzi wawe kandi birumvikana. Gusa nabonye we twakorana niyo mpamvu ngomba kukubitsira ibanga rero. Uriya mfite umuhungu Salo ngwikise ni neza se sha nanjye nari bitu ndabona akazi nashoje. Nyandaje nose ko nangije kwitegura. Naza nyine tugahuza tu. Okay ntacyo reka ndibikora naza. Si hahandi se nubwo byahinduka ariko nanabahamagara amani. Okay ubwo ntacyo reka nze nyine ndibikora tubikora amani. Ibyabana byo nukabizi uzi ko mari sigara no mukwisonga ibintu by'abana ni mukabizi no kabisa. uwo muhungu wanjye rero yarambusha nimba navuga ko mbusha nimba ari yanavuga ko nzemeza ariko kubera ko ari kwiga amashuri ariko sinamurenganya amashuri ye umva ari mu rwego rwo hejuru niyo mpamvu binsaba amafaranga menshi. Biransaba amafaranga menshi nanjye rero nta kundi nakayabona. Naravuze nagize igitekerezo tuvuga ati ko mfite umwana wa mushiki wanjye hano akaba afite imitungo ubwo aho hano ngiye kukwereka ukuntu twagira umugati sibyo wowe nande njye nawe nanjye se kandi kuko ni diro ngiye kukwereka nyine ngiye kuntu umushinga mbega na kandi ngiye kukugezaho tukareba ukuntu twawuryamo amafaranga rero ati uwo mushinga ni uwo buriya zanizere ko nyine tari bumbunganire no musi ariko nisohokera ariko nyine ibintu uzi ko udafite umuco mwana genda tambuka nabi kukuguru aho se zabundi wararizwa icyo ndicyo ahangaha urakizi aha ni kuhagara frere ushaka iki hano aho kubundi ko mbona wagira ngo se ushaka iki hano mbwira njye ushaka iki. Okay nashaka kugenda ntabwo wumva se shaza bagita ndagwe birenga asa turwanira ahangaha ase shano ari rwose nemo ndasobanukirwa ubundi urumva ushaka iki nakubwiye ndashaka kugenda ngo ndashaka kuvanga nkagenda ujya hehe asubuni kumbaza ushaka sinzi baraya urabujya hehe nabajya he ngewe ncunga igipango hano ndabyumva urumva yes akazi nagahawe ngomba nshinzwe usohoka n'uwinjira mbwira ahantu uri kujya
ubwo mbega yashatse kuvuga ngo ushinzwe usohoka n'uwinjira n'abari mu gipangu mwe imbere ushinzwe kubabaza ko bagiye. Vuga gakeya utamenya. Ahubwo se sa ndamutse nzanye garafurere yakemeza ko yakubwiye ko abantu barimo aha ngaha bose basohoka ari uko bakubwiye aho bagiye. Usibye boss wenyine. Uri sure? Usibye boss wenyine. Nanjye ni usohoka ariko uzwiye hagiye. Aseza ubwo uzi icyo mfana na boss wawe uri muri ta boss. Uzi icyo ndicyo muri uru rugo. Uzi ko nabishatse nakwirukanisha ntunarare muri uru rugo. Mwagiye mu gihe ubwenge. Wanyukanisha. Hamagara boss ni wanyukanisha. Hamagara nyirukane nacyo. Oya ubu isa 8 ziragi. Hamagara nyirukane ahubwo. Ikumva yabyo muri ari amafaranga nashinjije wumvishe ko hari umuntu naje uriya muhungu namushijije amafaranga uba hano wa Jeff. Kuri habe ni cyata. Habe ni cyata. Ugwiki? Habe ni cyata. Uvuze ngo? Habe ni cyata. Nako buri igice cyatanu kirakora. Habe n'urujegejege. Ushatse kuvuga ko biriya bintu byose Jeff yaciyemo byari biri hejuru y'ikinyoma? Oya ntago ari ikinyoma. Nise niki? Buriya numvise nabi buriya ikinyoma kibe iyo ari umuntu wo hirya mu muryango ariko iyo biri mu muryango iwanyu ntago ari ikinyoma. Oya umenya ubwenge. Erewe. Ako mbega isi dutuye. Oya sigenda gaje. Ahubwo baza ngo diriteye ite. Wowe kuko byanze bikunze miliyoni 2 nubwo nazimushinjije. Iyo sambu ushobora kwituramo miliyoni 2 zirenga. Ariko kubera ko nafatiye ko nari nkenye nshaka n'amafaranga nyine kugira ngo mbone nawe urura kungwa. Mama nafatiye ku miliyoni. None ubwo rero ahubwo miliyoni wayi. Ibyo bintu bimfashijemo kandi nabonye muri inshuti. Ubwo rero wowe ugiye kugenda umwigishe nanjye ndagumya mwatake. Hanyuma ibyo bintu tubikwijogira utukine gutyo. Urumva se bimaci? Umva nta kibazo rwose. Okay. Nta kibazo. Rero nkunda umugabo nacyaje. Gusa ntago ari ibintu byiza cyane nashima ariko nta kibazo nzajya. Oya amafaranga. Ariko wari uzi yuko ubu kuri iki gihe. Baravuga ngo niyo ubuze ubwenge Imana iraguha. Usicyo tumba ni. Umva nzagerageza nibinkunda. Oya wowe wemeye sha mwana wewe ndabizi. We no ujye ngora. Buriya naso twari inshuti. Kandi ndizera ko utamutenga. Ata se muraziranye. Asubura abona nduwa nona. Papa muraziranye. Byiza cyane. Basangiraga akantu k'agacupa. Niyo mpamvu ngomba kukwigisha nyine umushinga twagiye ducanamo. Ati tujye dukora gutya. Ntacyo nzagerageza. Ubwo rero wowe ngenda ubitekinike ahubwo vuba. Bomba kumpa igisubizo. Nta kibazo. Umpa igisubizo gifatika kandi. Igisubizo nzakiguha. Kubera ko uyu n'umushinga tugomba gukora vuba. Kuko hari uzi n'akandi kantu ntakubwiye. Uza amazarimo. Yebabo. Ahubwo nidushaka tuzagurisha ikibanza giteretse n'iyo nzu. Kandi nizeshe twarigiye baziducanga. Noneho imirima tukayigukwaye. Urumva rero turi mu nyungu. Yose tukayiherekeza. Ngwangwa iki. We wiba umwana. Nanjye rwose umura turi kumwe. Ubwo rero nubundi se Jeff ko nta kindi kintu duhuriyeho se. Ubona atarinda mwana. Atari pire n'itabi ry'umugi. Cyane. Sawa rero. Ubwo rero turi kumwe. Ubu ibindi ndaza kukubaza kuri phone. Oya nta kibazo. Okay. Urugo rero urugo twagize abazamu benshi ariko iwe n'ibibazo. Urugo twagize abazamu benshi ariko iwe n'ibibazo. Ariko se ubwo ukoze ngira ngo narwana nawe kuko amategeko ufite muri uru rugo nubwo wikanga ngo ni boss ariko ni muri umunawe. Urumva amagambo y'amanga muri wamvugishije. Boss yamaye akazi aziko bibashije. Boss yabaye akazi aziko bibashije. Okay, mbega tege gutana amagambo menshi bye n'amasadere yanjyanye. Ariko ngene so ije. Ase. No seza. Mamagare boss ni ubyumva. Mamagare. Okay.
Yaro. Asigara afure ibi n'ibitundi nabonye hanga. Mani w'imbwira ubusa. Gusa reba saa 8 zirageze nari nifitiye gahunda ntabwo nakoze akazi. Jiho wazanye umukozi hanga ntari gushaka yuko gisugo ntabwo nabyumva ngiye rwose. Yanze ko sohokanye. Nise kuba nyine waramaye amategeko n'umusobanuriye iyo umubwira yuko nyine umuntu akwiye kwisungikira. Ugusobanika twanye gahunda ntabwo ndibuze kuza kubamo. Mbonye ibyo bizo kuri pe ntabwo ibyo ngira nabyumva. Uno mukozi ngiye uze nushaka utuma kuranga umujyana. Urumva wandigera. Wazakumva nanga. Abyumvise. Mamagaraze anyirukane. Gusa ko ntabwo urimo ramwumva nyine. Vuga se. Halo boss. Yego. Nizamu. Wapi agacupa ko karacyarimo gake ariko hagiye gutoboka. Yego. Umworo agenda. Shagira kama igende mali. Sawa boss, sawa naribi. Nimba ari ibyo ngibyo ntaribi ariko ujyuzana abantu bumvikana hanga ntabwo. Nanjye wamaye akazi ko ngashoboye ntabwo ibyo ngibyo mbizi bikugwa ngo iki n'ibiki. Sawa. Umukozi wawe ubwirukanye. Umugambi wanjye ndanze mugezeho. Mushinga imodoka byose bikagenda neza. Ibintu ni tayari ni munanje. Baba we. Ariko se kujya muri Ntuzabyemera hotel haji bahe bakugise. Papa. Bite mwana wa. Kizino kibundi za se kibi nkoze muzo n'izinyanda za koko. Uti? Kizino kibuze. None suze imbere y'iko waruzi ko ari sasi. Papa no mufite ibintu by'amaproje no gusohoka. Ibibazo ufite wabikemuye gupanga izihe gahunda. Imishinga ni ibintu biba biraho. Turimo turapanga imishinga yo kugira ngo ukomeze amashuri yawe. Narinzi ko mfite umubyeyi wa mbere w'inyangamugayo baho. Ko niwe nasanze mu nkunda mugayo baho. Okay? Ibintu uvuze wabisubiramo. None si kibazo ubundi ufite niki? Reka guca ku ruhande ugende ugira gutenga nkunda mugayo nk'ibiki n'ibiki. Ndi nkunda mugayo ngize. Sundi koko uri papa cyangwa. Nari so uzi ko n'ikindi. Aho ubundi wazanye intebe kwicara tukavuga. Uri muri kibundi nicara ndamvuga n'ikivuga rikina se. None suri kumbwira iki? Umuhema ari umuntu w'umusaza agashaguye mukira umuntu w'umusore mugenzi wanjye tungana. Ntacyo nawe nganira nawe. Mungana ubwo nindi. Abasore se kwari gutanatekereza. David uziko ari inshuti ya Joseph. Ntabwo numvishe. Ibintu uri kumuvuga hano watewe n'abadayimoni niki? Uvuze abadayimoni banteye. Ni ibiki usuri nyuma yo kwica ababyeyi bo muntu nawe urashaka kumwica. Indese. Ubundi we banza tuze. Nongera ukuhoraho. Tuza umubwira ikibazo ufite. Papa ndarahira ku izina ry'Imana. Usibye ko habaye papa wanjye kandi nubaha nakubashye kubera mama barahanga nabone ko narakubashye. David nufashe ukibisha amafaranga kugira ngo kunde ubona ndi. Papa ubume mu kintu uri kw'Imana. Ayo makuru uyafitiye gihano. David ntabwo bari muri kumuhanga. David wa wundi utangaza amakuru higiriye. Apo wavuye hano nyine. Ntuzi ko ndi mutekano se n'ijuru k'umudugudu. Havuye kumbaza amakuru nyine yuko ejo hari umuganda. Birahari rero. Nta twavuganye. Ni David se David. Ba David ni beshi. Hari uvuye aha, hari wa wundi umunyamakuru nyine nakubwiraga, hari nabandi. Ubundi ubwo bose byo navuga gase reka mubwize ukuri rero ntugashake kwiga gufunga umutwe aha ni iwacu rwose gase nakubwira ibintu bose abuzima byumvisha oya niwe nimo nabazi ibintu bose abuzima byumvisha nabyumvisha bose
uzongera kubyumva umutwe se wanyakira amaze kubona rero abantu ngo mwigize ngo abazamu b'iki gihe ngo mwamurenze kutari umusirikare kuri zamu we warara n'irondo urumva izamu wowe uri iki jewe petit frère wa grand frère wanjye anga urabyumva yes okay ngano ubwo ariko none se njye ndimo ndibaza wowe ufite amakabyo wigize uwadanje reka nanagufotora natamupostinga ari bishyireho nubwo imana ko byumvikana pe wigize uwadanje kandi kashaka ngereje siko sinavuze ko ngomba kugenda urifata ugashaka kundusha uburakari hejuru y'amakosa yawe wowe witonde nta rukururu nta rutuguru kuranga urusombe ijosi we ibi byose ntabwo ari wenda kubikora uragereza ibikizi itonde none n'ubwo ari bwa mbere wakoze wajya ubifata gorge ni wowe David ni inshuti ya Joseph urashaka no kume uzi ko ari njye ubusebesheje urimo uragenda ejo bundi ntuzaba uhari ninjye uzasigara kuri iyi nzasigara kuri uyu musozi ndi igicibwa ntaganira n'abandi basore ntacyo uzabona umugeni mfite data w'igisambo birashoboka none se byose ntabwo ari wenda kubikora nta bintu byawe ngishaka guhera uyu munsi uzongeye kwita umwana wawe ahubwo mu bisoke marusoka kuko angana ni mama wa hano winjiye kwa mama ntabwo yinjiye iwawe urumva ushaka guhangana nanjye ntabwo nahangana nawe kuko umuvumo urumva ushaka guhangana nanjye umuvumo wawe sinawe cyangwa uca guhangana nawe sibyo navuga gase reka mubwize ukuri rero ntugashake kwirirwa gufunga umutwe aha ni iwacu rwose gase nakubwiye ibintu bose abuzima byumvishe oya niwe ndimo nabaza ibintu bose abuzima byumvishe nabyumvise rwose uzongera kubyumva umutwe se wanyakira amaze kubona rero abantu ngo mwigize ngo abazamu b'iki gihe ngo mwamurenze kutari umusirikare kuri zamu we warara n'irondo urumva izamu wowe uri iki jewe petit frère wa grand frère wanjye anga urabyumva yes okay ngano ubwo ariko none se njye ndimo ndibaza wowe ufite amakabyo wigize uwadanje reka nanagufotora natamupostinga ari bishyireho nubwo imana ko byumvikana pe wigize uwadanje kandi kashaka ngereje ugenda none se grand frère